twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani natwe aduhamagaye ku neza ye. Turakwitabye karame Nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza. Aka kanya yaduteguriye aho tugiye guhura nayo. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Turakwibutsa gufungura buri munsi, ndetse no gufungura abandi buri munsi. Buri munsi twumva ijambo ry'Imana riduhumuriza, ridukebura, ritubwira, rituyobora inzira nziza igana ijuru. Kubera ko turi abantu, turi n'abanyantege nke, hari igihe tudasobanukirwa uko bikwiye, ariko Nyagasani akomeza kugenda adusobanurira. Akabya bindi bya Yezu n'abigishwa be iyo yababwiraga mu kivunge, abantu benshi bakoranye, yageraga imuhira akongera akabasobanura ukwabo gusobanuza Imana. Natwe kuri buri munsi hari aho bigera tukanyura mu gikari, hari aho bigera tukajya imuhira tugafata cours du soir, rya somo rya nyuma yuko abandi bize bakamenya kandi bagataha, natwe tukagaruka kwa Yezu, tukongera tugafata kandi kanya kugira ngo ducengerwe ijambo ry'Imana twumvise. Kuko hari igihe tuba dufite ibibazo byinshi, ariko ijambo ry'Imana riza buri gihe hari igisubizo. Gusa twebwe kubera ko duhushura, twihuta, hari n'igihe tutamenya ubwo buryohe buri mu ijambo ry'Imana cyangwa ibisubizo Nyagasani duteguriye. Iyo rero wabashije kongera kugaruka ugasiganuza, nibwo koko usobanukirwa by'ukuri. Naho iyo udasobanuriza birangira uri gusobanya. Ngaha rero aho tuje muri iki kiganiro cya buri munsi, gusubiza buri munsi, kubaza buri munsi, kongera ubundi buhanga buri munsi. Ijambo ry'Imana tuba tumaze kumva yongera gutwibutsa ko dukomeza kugenda dushakashaka Imana mu buzima bwacu, kudahagarara mu gushaka Imana. Aka kanya rero nje kubararikira umwiherero tugiye gutangira, umwiherero uzatuma twegera Imana iduhamagara, ubwo turi kwitegura umunsi w'iyogezabutumwa, ihamagarirwa butumwa ku itariki 26 Mata 2026. Biregereje ubwo tuzahimbaza icyumweru cy'umushumba mwiza. Kristo ni utuyobora, Kristo araduhamagara. Hari igihe rero Nyagasani aduhamagara ntitwitwe ku ijwi aduhamagaramo. Aka kanya rero twateguriwe umwiherero uzaberamo ibiganiro 5 bizadufasha kwegera Nyagasani, bizadufasha kumva ijwi rya Nyagasani ridukebura, riduhamagara. Ngaho rero nawe uzabene netwe muri uno mwiherero kugira ngo uzumve ijwi rya Nyagasani guhamagara. Twateguriwe insanganyamatsiko nziza cyane izadufasha cyane gusenga. Iyo ngingo remezo iragira iti gusenga n'amateka yawe, gusengana n'amateka yacu. Akenshi amateka yacu tujya tuyaheza mu isengesho, kandi se wabaho ute nta mateka ugira? Wabaho ute nanjye kuvuga uri kiburazina? Amateka yawe, amateka yanjye n'ayawe. Umulatini niwe wavuze ati historia est magistra vitae, l'histoire est la maîtresse de la vie. Ngo amateka ni umwarimu ukomeye cyane w'ubuzima. Ongera urebe nawe niba amateka yawe hari ibintu ujya uhigiramo ibyahise, hari ikintu bijya bikwibutsa amateka yawe, ubuzima bwawe. Umulatini akongera ati curriculum vitae, la course de ta vie. Uko wagiye wiruka muri ubwo buzima, uko watambutse, itinéraire de ta vie, ubuzima bwawe wagiye uhuriramo n'Imana. Ngaho tuza kugana, ntuzavuga ko amateka yawe ashaririye, nanjye kuvuga ari mu rusenda, arimo n'umunyu n'isukari, hari igihe wasanga warayibonye. Akenshi dutambuka amateka mabi tukayajugunya, ati iyi page ntawe ugomba kuyifungura. Za page noire zacu tukazihisha. Nyamara se wasanga ari inzira nziza Imana yagiye ishaka kunyuramo kugira ngo ikize n'abandi. Dutekereze cyane mu gihe cya Advent, dukunze kuzirikana ku masomo atubwira amateka yo gucungurwa kwa muntu. Hari ahantu tujyana tukazirikana uburyo Imana byagezeho kugira ngo umwana wayo yeze munsi. Imana igatubwira ko inyura ku bantu kugira ngo igere ku bandi. Aho itubwira yanyuze ku basambanyi, ikanyura ku mahabara, Rahabu, ikanyura ku bagome, ikanyura ku bantu b'ingeri zose.
uzi ko Imana ngo yaje kugera kuri ba Yosefu na Bikira Mariya neza neza, nanjye kuba imaze gutagangara. Nashatse kuvuga Imana yanyuze ku bagira nabi, ku bagome, ndetse inyura no ku ntungane. Abo mateka bose irabatwereka igira ngo tubwire ngo Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, kandi inzira z'Imana ntabwo ari buri gihe kuzabona zigororotse buri gihe. Inzira z'Imana ni agatangaza, Imana inyura no ku bagome, ku babisha, igira ngo yerekane ko Imana ikunda abantu bose. Ngaya amateka yacu, ngaho Nyagasani aduhamagara. Rero ntukavuge ngo bo ibintu byanjye nzashaka kuba byiza buri gihe. Oya, naho ubona ibyago, ibibazo, amagorwa, amakimbirane, ubugome, naho Nyagasani bari kuguhamagara. Niba Imana ikweretse umugome, ibiguhamagara ati nyaboneka wowe niba ujya usengaho ko ntuzaba umugome. Imana ikweretse umusinzi, igakwereka umusambanyi, igakwereka igisambo, igakwereka abagome n'abandi bose bakora nabi, nta kindi Imana ibikubwira ati reba icyo bari gukora, ariko uvuga uti ngewe mfashe icyemezo yuko ntabisubira. Nguwo umuhamagaro wacu, amateka yacu, gusengana n'amateka yacu. Iyi ntego izadufasha kumva ko hari ibintu dusuzugura rimwe na rimwe tukabijugunya, nyamara se wamenye ko Imana iri kubikoresha, kuko nta paranteze iba ku Mana, nta dukubo tuba ku Mana. Buri gihe iby'Imana birasobanuka, nta na rimwe Imana ishobora kohereza ikintu ngo gitambuke gityo ntacyo gitwigishije. Twigire ku mateka yacu, kabone ubwo yabashaririye, ntukagire ubwoba, ntugacike intege, humura Nyagasani naho arahatambuka. Tuzabona rero ingingo 5 ari nabyo biganiro 5 bizadufasha kumva ko Imana itambuka mu gihe, igatambuka ahantu, igatambuka mu bantu, igatambuka yewe no ku bintu, ndetse n'aho hantu hose muri ayo mateka, igira ngo idukize ku neza yayo. Rero ntugagera aho usuzugura, ntukagera aho usuzugura, ntukagera ahantu usuzugura, kuko hose Nyagasani arahatambuka agira ngo agere gute agukize. Ni kangahe rero uri mu bagiye bajugunya amateka ye, hari igikomere wagize, hari ibibazo wagize ku rugendo, ni ukuvuga ati Nyagasani ibyo sinshaka kubireba. Bamwe bagiye bakomereka, abandi barahungabana, abandi bariheba, kugeza n'ubwo ushobora no kuba waratekereje no kwiyahura kubera amateka wanyuzemo ashaririye. Nyamara aho naho hari ukuboko kw'Imana. Nyagasani aradukunda kugeza n'ubwo naho ashaririye, naho habi, naho wita ko ari ahantu hose utazongera gusubira, Nyagasani afite uburyo agenda akubwira ati aha naho narije gukoreka ukuboko kwanjye. Alleluia, amen. Reka rero mu kiganiro cya mbere, iryo ryari riburiro introduction, gutangira, reka dutangirane n'ikiganiro cya mbere kugira ngo nawe wumve ko Imana igukunda. Ugomba gusengera mu mateka, gusenga no mu mateka yawe. Ingingo ya mbere, anacyo kiganiro cya mbere kigiye gufungura uyu mwiherero tuzamaramo dutegereza Kristo umushumba mwiza agatuyobora, agaturagira. Turagiherera mu gihe tugera tuti umuntu asenga uko ari. We pray as we are. Dusenga uko turi. Ntabwo nsenga nka runaka, hari ahari, hari igihe arimo. Ntabwo nsenga nk'uko runaka ameze. Ntabwo ushobora gusenga nanjye, buri wese asenga uko ari, n'igihe arimo, n'igihe agezemo. Turabifashwamo n'inyandiko ntagatifu, ubwo tujya kuzirikana Ivanjiri kwanditswe na Mariko, umutwe wa 10, umurongo 13 kugeza ku 16. Kumva icyo havuga, maze nawe uze kumva ko amateka yawe nawe ushobora kunyuramo usenga Imana uko uri kose, waba muto, waba mukuru, waba umwana, waba umusaza, waba umukecuru. Imana nawe iraguhamagara aho ngaho ugeze, aho uri. Nuko bamuzanira abana bato ngo abakoreho, maze abigishwa barakabukira. Yesu abibonye ararakara, maze arababwira ati nimureke abana bansange, mwibabuza, kuko ingoma y'Imana ari y'abameze nkabo. Ndababwira ukuri, umuntu wese utazakira ingoma y'Imana nk'umwana ntazayinjiramo. Nuko arabahobera, abasabira umugisha, abashyizeho ibiganza. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Wasubije uti uragasingizwa Kristo. Amen, amen, amen. Ivanjiri urayumvise. Abigishwa bumvaga ari bakurikiye Kristo bonyine, ati ni twebwe Kristo agomba kumva. Ariko Yesu akoze ikintu gikomeye cyane, aravuga ati reka mureke abo bana. Namwe murabizi ukuntu abana babasa, akenshi abanduye, batobye ibyondo. Rimwe na rimwe ukumva byatubabaza ko umwigishwa yajya gukora ku mwigisha, uwo mwana w'igitambambuga yakora ku mwigisha kandi yanduye. Yesu ati nimureke abana bansange. Ibi biratwibutsa ko nta n'umwe Nyagasani heza, ntashobora kuduheza amateka yacu. N'umwana aramwumva bitewe n'ikigero arimo, nawe akamuha umugisha.
uko aho umugisha abigishwa bakuru nta niko umugisha nanjye kuvuga abigishwa bato, abana, kuko twese turi abigishwa ba Kristo tukamukurikira kandi tukamukurikiza. Rero wikwirirwa uvuga ngo Nyagasani ntabwo ari kunyumva, ndacyari umwana, ndacyari muto, ndi mu byago, aha Nyagasani yanyumva, ngewe. Oya, Nyagasani akumva ukuri. Isengesho ryawe aho urivugiye, igihe urivugiyemo nta nicyo Nyagasani abyumviramo, kuko umuntu asenga uko ari. Mubyeyi, ubanze wumve ino nkuru kugira ngo wongere wumve nawe inzitwazo ujya witwaza, cyane cyane igihe ugiye gusenga, ati sinshoboye gusenga kubera iki na kiriya, inzitwazo zo kudasenga. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo wihaye Imana ngo yararize bikomeye cyane, bishoboke ko afite dogitera zikomeye cyane, hanyuma aza kubona akazi bishoboke ko ari aka leta kamufashaga gutunga kominote, umuryango yabagamo, bakishima cyane. Nuko akajya gukora, akabyuka mu rukerera agiye gukora, akaza kugaruka bwije, aje kuryama nako aje kubyuka, kuko nyine agendaga mu rukerera. Biranashoboka ko hari bagenzi batamubonagaho, nuko abandi bajya ku meza we ntajyayo, akaza kuza nyuma, nanjye kuvuga byarangiye, akabirya abitamwe amarira, imvune, akabirya nta peti, kuko nyine bishoboke ko yasangiraga wenyine, abandi biryamiye, abandi badahari, abandi bajya gusenga ntaboneke, yajya gusenga ntabone umwanya, ntabishobore. Kubera iki? Wa mwanya w'akazi, wa mwanya w'imirimo, wa mwanya wo gushaka amafaranga, gushakisha kugeza ubwo atagikandagira muri chapelle, kugeza ubwo atagikandagira aho abandi basengera, ntamenye isengesho aho riherera, ntamenye ubuzima bwa bene wabo bagenzi be abihaye Imana, ntiyongere guhura nabo, ntiyongeye guhura na bagenzi be, ntibongeye guhurira ku meza, ntibongeye guhura mu nama, ntibongeye guhura mu isengesho. Yaza akaza yananiwe, adashobora gusenga, ariko akubahiriza gahunda z'imirimo, gahunda za leta, akibagirwa gahunda za kiliziya, akubahiriza gahunda z'abantu zose uko zakabaye, ariko ntiyubahirize gahunda z'Imana. Ndifuza kukubwira kutaza kumbaza aho ahagaze kugeza ubu n'uburyo yasoje, sinza guhita mbikubwira, ariko icyagaragaye nuko wihaye Imana yakomeje aviramo imbere. Bishatse kuvuga kuba mutarimo, kuba munamo n'agahinda, ufite amafaranga, ufite ibintu byinshi cyane, utunze umuryango, urakora bigakunda, ariko udakorera Imana. Nguko yaburiye Imana umwanya, na n'ubu bishoboke ko atarabonera Imana umwanya. Ndoze kumbaza igihe azaviramo burundu, kuko ntiwabwira Imana ngo niyo waje gukorera, ariko Imana itakubona. Ngize zitwaza mu babyeyi mwe kwitwaza ngo imirimo ni myinshi, nta mwanya nabona wo gusenga. Uko no guhunga amateka y'ubuzima bwacu. Ndi shefu, imirimo yambanye myinshi, nta kanya nza kubona ko gusenga. Nacumuye, mfite ibyaha biri kumbuza kujya gusenga, ubu Imana yanyumva. Nagize ishavu, nagize agahinda, hari uwambabaje, hari uwangiriye nabi, ntabwo najya gusenga kandi mfite intimba. Ntabwo nshobora gusenga nabihiwe, ntabwo nshobora gusenga nananiwe, ndasinzira, ntabwo najya mu kiliziya naniwe. Nuko n'izindi zitwazo nyinshi cyane wagenda urundanya, ukaza kwibagirwa ko Imana yumva uwo mwana, kuko turi abana twese imbere y'Imana, itwumva uko turi, itwumvira muri wa munaniro wacu, muri ka gahinda kacu, baduteye agahinda, baduteye ibibazo, aho niho Nyagasani atwumvira. Hari ikintu gitangaje ku Mana, uburyo Imana yumva umwana nk'uko yumva umukuru mu gihe cye. Imana yumva umumonaki, navuga abandi basenga atari iby'ubu gusa, abandi basenga kuko bakicara bagasenga, ubuzima bwabo akaba ari ugusenga muri monasteri. Imana ifite uko yumva umumonaki uri muri monasteri, ikajya n'uko yumva muganga uri kuvura abarwayi mu isengesho rye, ikajya n'uko yumva umusore, ingaragu, ikajya n'uko yumva umubyeyi ufite umwana uri kurira. Hari ikintu kibabaje ababyeyi benshi batari bazi. Hari igihe umubyeyi avuga ati ngo njyewe mfite umwana, uyu mwana iyo mujyanye kujya gusenga ararira akambuza gusenga. Aha uri kwibeshya. Umubyeyi ufite umwana akarira ari gusenga, nyine Imana nayo imwumva nk'umubyeyi wahetse umwana uri kurira uri gusenga, kuko icyo atari ikibazo cye. Ntugashake gusenga nka ya ngaragu, umwana atari kurira, utatwaye umwana, wowe watwaye umwana kwa Yezu,
wibuza umwana kwegera Yezu, mujyane narira, iryo naryo ni isengesho. Mujyane wowe nibwira ko yakubuje gusenga, iryo naryo ni isengesho ryawe. Wivuga ngo umwana arakubuza gusenga, umwana arakubuza gusenga, niyo mpamvu ugiye kumuta mu rugo, ubundi ubyirute, ubundi wigendere wenyine. Ukuri ifoto nyine y'umubyeyi uri konsa nk'umwana, umwana kugira ngo ajye gusenga warabanza ata umwana mu rugo. Mujyane kuko iryo naryo ni isengesho. Imana iraza gukumva cya gihe umwana ari kurira, iryo naryo ni isengesho. Icyo gihe urimo, ako kababaro urimo, ako gahinda urimo, aho niyo Imana iri gukumva, iri kumva na wa wundi, buri wese Imana iramwumva. Dusenga uko turi. Umusore asenga uko ari, umukobwa agasenga uko ari, umugore agasenga uko ari, umugabo agasenga uko ari, ushinze urugo agasenga uko ari, uwihaye Imana agasenga uko ari. Ntukavuge ngo uriya n'usenga cyane kundusha, bariya nibo basenga nabo n'igihe cyo gusenga. Oya, igihe nawe urakibona, nanjye ndagifite, twese dufite igihe kimwe cy'amasaha 24, ariko Nyagasani buri wese agenda amwumvira ku isaha ye, isaha yawe. Igihe cyacu Imana ikirimo. Nguko rero waba uri mu gihe cy'ibyishimo, amagorwa, amakuba, agahinda, ubukene, inzara, ibyishimo, ibyo bihe byose uri gutambukamo, Nyagasani naho kumvira. Ntukavuge ngo ndi mu byishimo ntabwo ushobora kujya gusenga, aho Nyagasani aza gukumva. Ntukavuge ngo ibyago biraje, ndananiwe, ndashavuye. Muri uwo munaniro niho Nyagasani aza kujya gute, aza gukumvira, kuko Nyagasani yumva n'abo ngabo bananiwe, bashavuye, bababaye. Twese Nyagasani aradukunda kandi aratwumva, agatwumva buri munsi. Umuntu asenga uko ari. Nifuza gusoza iki kiganiro cya mbere cy'uno munsi nkurarikira amagambo meza Mutagatifu Tereza wa Calcutta. Uyu mutagatifu ngo yabonaga ababikira be bari gukora imirimo myinshi cyane. Rimwe na rimwe bakamusaba guhushya bati, ubu turetse akanya gato, imirimo iracyari myinshi, biragoye ko twaza kubona akanya ko gusenga. Nuko ngo Tereza wa Calcutta arababwira ati, mwababikira mwe, ndabizi imirimo ni myinshi uno munsi, yewe mugende muyikore imirimo yose uko yakabaye, muyikore, ariko nimuze gukora ku mwanya w'isengesho. Amen, amen, amen. Rero nawe ndakwifuriza kudakora ku mwanya w'isengesho. Ntukavuge ngo imirimo yawe myinshi, ntukavuge ngo wananiwe, ntukavuge ngo ufite agahinda. Icyo gihe ubabaye, burya uruzi ko ariko Nyagasani ari gukumva. Noneho icyo gihe ufite agahinda, intimba, imvune, imibabaro, genda usenge. Ntugakore ku mwanya w'isengesho. Ntukabure gusenga witwaza ngo wananiwe, washavuye, urababaye. Genda usenge, n'umunota umwe Nyagasani urakumva. Hari uwo Nyagasani yumva akoresheje isaha, hari uwo Nyagasani yumva akoresheje n'umunota umwe, hari uwo Nyagasani yumva akoresheje n'isegonda imwe. N'igihe uri gusinzira, komeza usenge. Ntukarambike isengesho, ntukarambirwe kugeza igihe warambike isengesho, kuko umuntu asenga uko ari kandi Nyagasani akumva uko uri. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Turabarekera ikindi kiganiro vuba aha, mutegereze rwose mutarambirwa. Ntukarambirwe ngo urambike, komeza usenge, kuko umuntu asenga uko ari, Nyagasani akumva uko uri. Ntukarebere ku bandi, reka Nyagasani akumve kandi akugirire neza buri munsi. Wagira komenti, wagira ibindi yongeraho, umwanya ni uwawe. Wagira n'ibindi abaza, ukomeze ugumane n'Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Masimuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.